nyamakamera byagende Yesuwe bagatsirwa n'agasari kimvuni mugongo tuba tugomba iki ni iki kiro ntacyo iki ni iki Yesuwe Sadu umva kumbwira nyine mani cyaka gabanya intuzi cyaka wari witonze reka kutuvanga bijye kugurisha amakuru cyangwa kutuvanga ko ari umuntu uri gutimbagura mani ureke kutuvanga yamanye atari muri agatsirwa umva nyine muri tuganirize Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi ukoze subscribe n'ugushimira cyane nawe utarekora yikore kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane. Nagarutse mu yindi sura naje muri gitumo zanjye bantungura abantu baba bagiye batandukanye ni mu miyaga myinshi turimo murabona ko turi ku Kivu harimo umuyaga mwinshi cyane urabona ko n'amazi ari kugenda azamuka cyane nabajije abantu barambwira ngo ni ikivu kiba gishaka ko bitewe n'ikirere ukuntu kiba gihagaze baba kiba gishaka ko imvurirwamo kugira ngo gituze nuko nyine kwa kundi kwanjye nanjye nibereye muri byinshi biba bigiye bitandukanye ni Satunda ndetse na Kayusi Mr Kayusi cyangwa Satani Kayusi baba bari muri byinshi biba bigiye bitandukanye niyo mbagiye kugwa gitumo ntago nigeze mva hangaha nawe ati ngomba kubagongera nkareba ibyabo nkareba ibyo baba barimo nanjye gahunda yagiye muri izi sinya ncika intege mbankora byose bucece mu gace murabizi sinya ncika intege mwami byashu giye kubageraho rero niba batari bunyirike muri iki Kivu simbizi nimba batari buntera amazi simbizi ubushize bamenye inzoga bagira gute barankubita abantu hasi ariko ndabyihanganira ko nikakazi keshi kandi ngomba gukora uko bikwiye nta kundi ngomba kubikora kandi bikagenda neza nkabereka aho byabereye cyane dore ngabariya rero mugere nanjye kugira ngo ibintu bacu kugenda neza giye kubaganiriza ariko ndahagara ku ruhande giye kubaganiriza kamera magendana nanjye mbo aya mazi naza kugwa mu mazi simbizi bagiye mu mazi bari mu kwezi kwa buki simbizi asha niba ntera amazi muri mikoro ndabigenza ni Sadu yamanye nka Satro barakwabona kazi nago nzabahama hemo sinzabareka kubatungura sinzabahama Kayusi we meze bite Kayu yamanye dacha hehera Kayu sobanura amazi muri mikoro mwakabyara umvase reka baguma inyuma namwe mutuze mu bantu badukurikiye mutuze nanjye ndabaguma inyuma ndabaguma inyuma murebe ibyo barimo nanjye muri kubona yamanye arobye mu mufuka ariko urukundo nko Kayusi we Satunda Ibeze bite van ndayamisha mikoro wamakoga ndababona cyane man meze neza kabisa ndababona rwose mwamwibereye ku mazi ndumubwiye ko muri enjoy yanye sha nanjye ako mazi ndahakune ntago nega kure kwa ndukubwiye ko turahanga abanyamakuru murahinda banaguhinda man bashe mikoro kugira ngo uzufate amakuru ubaso uriya mujama ngo mwentuza man ngo mu mufuka uyamwihorere bese man aya mazi ko ndabari kuki uyura ushaka oya ukote nani ubahe man bese mumeze mute turawurobye rero kare murobye umufuka abandi baroba amafi no mukaroba imifuka turobye umufuka meze bite cyane meze fresh kabisa ndababona cyane ndikubwiye ko turahanga noneho mwaka byara ndikubwiye ko turahanga ndi kubona muri enjoy ya danje ako afite ibyishimo bidasanzwe nese Sadu hano hantu muri kabisa mu bigaragara na ahantu heza cyane mwasohokeye bwabipanze kujya muzangaha ku mucanga ndabona muri kiro suri inshuti yanjye nizere ko nta bintu nubwo uri kunkira ibyo bimikoro nizere ko nta kamera ufite oya kano gafata amajwi ntago kagaragaza amashusho nizere ko nta kamera ko nye nimbibona ndaguha nyine oya nta kamera kano gafata amajwi gusa nyine kugira ngo murage yumva ikiganiro yaranye n'umuntu nta ntuza yari ibintu byacu bari gake none se bihagaze gute man sha ni sawa man ni sawa twebwe turi mu kwabuki n'ibisanzwe turi mu kwabuki hano hararyoshye ariko mwengoje kuzanga mwengoje gutembera hano gute kiba dutembera ahantu hose tubona ubuzima twatembereye kurya ubuzima
twatembye amazi rwose nk'amatembabuzi. hano ntabwo ari Igisenyi, hano ntabwo ari Igisenyi. Ni wowe waje uvuga ko ugiye. Yewe waje uvuga ko ugiye. Ntago ushobora kubavuga nkaba ndi kubamamariza. Mwebwe muhaza mwamamaza iki ko tubona ahubwo mwebwe ari mwe mwasaze mugomba kwamamaza iyo mitwe yanyu. Ntabwo mugira n'intuza z'ubwoba bw'aya mazi mana ari kugenda gute. Aya mazi twebwe turiza kavukire. Nanga niho tuba tugomba kurira ubuzima tukenjoyinga bugaca nimugoroba tukajya kwenjoyinga tukishimishanya ibintu bikagenda neza. Sado mu Kigaragara hano hantu harahenze. Kubera iki mwahisemo kuza ahantu hahenze gutya? Jewe wenda n'abantu badukurikiye barazabona aya mashusho aha hantu harahenze. Reka n'ubuzima twebwe tubamo burahenze. N'ubuzima twebwe tubamo buba bugomba guhenda kandi burahenze kandi burya kwishima. Kwishima icyo umutima ushaka amataguranwa itabi tuba tugomba. Iki ni igiki? Iki ni igiki? Iki ni igiki kiro? Ntacyo Iki ni igiki? Sadukwiye Ni ibiki mani wa? Kiro tuzamuye amakamera base gumaho kwa. Yes we. Sadu umva kumbwira nyine mani chaka gabanye intuzo chaka. Sadu umva nyine gabanye intuzo bari witonze abantu batagucisha amajisho. Abantu batagucisha amajisho. Bari witonze. Nainit. Cyane. Tuzanye amakamera. Nyine tuzanye amakamera byagende. Yes we. Bagatsirwa n'agasari. Kimvu ni mugongo. Tu. Umva. Ani. Nimbari kamera mat kugendera. Nyine mva nkubwire mani wakwitonze. Nyine mva nkubwire uko wari witonze. Nka data. Ndakwa mama. Umva kamera mukuraho kamera bayikuyo. Kuraho kamera. Bikureho nta kintu. Bayikuyo mani. Bikureho nta kintu. Reka kutuvangira. Utwaye kamera ushaka umva Reka kutuvangira. bize kugurisha amakuru cyangwa kutuvangira. Ziko ari umuntu uri gutimbagura mani. Ureke kutuvangira. Yamaye nka data. Fuwa gatsindwa n'agasari. Cha mukorera ko shitani muragatsindwa. Umva. Nyine mureke tuganire. Twizeye ko nta bikamera ufite. Ntabwo bizamo. Tubeshya ko nta bikamera ufite. Ntabwo bizamo. Ibintu byose twakoreye hano wabisha. Cha ukumenya umenyo amaso. Yo baba tubwiraga nyinyi ngo nawe ndi kubama uramamariza ibiki. Nyine se wawe umva se. Yamaye data. Cha sata ngubu tuntuye muri amazi. Byakumarira iki? Mwaje mukora shitani mwaje mukorera Imana minota 2 basi tuganire Iyo gukoresha kanya abantu bazabona ikisiga. Umva kayu oya udakora amakosa mwihorere we chawa se kunimba tukamuri kufasa kiroso bwana gukira uri intega yacu icyo twe tugiye kugusaba ko mu nyindi rubavu man icyo tugiye kugusaba ibintu ntago tubishaka kuri kamera zawe ntabyo nafashe saduragiye wa musore we wakwigendeye amahoro ukava hangaha amahoro. hano ndi ntago hazi niba ndi hanze y'igihugu ntago bizi niba ari no mu gihugu ntago bizi ugeze hano te ninde ukubwiye ko turi aha ngaha kumenya aho uri nkagera ariko sa nkoze ubushize ibyakubaye urabizi ibi bintu sinshaka ko bisoka ntabyo ndi bukira hanze. None se kuki wabikoze buri munsi kayo ndebe undi uzukubise mano ko umvunye urubavu usibye n'ibyo ngibyo kayo waretse kurwana mani waretse kurwana ubwo twasoze tujya kurya ubuzima iyo bwije tujya kwenjoyinga. Sadunda aragiye mu murebe Sadunda ari rukasi kamera ugiye kayo ugiye he tugiye kuryosha nese wabize ngo tugiye he tugiye gusomana tugiye gukarisanya tugiye kurongorana ni byinshi twakora umudu uraza utubaza iki umva kiganiro ngiceje kamera kuraho umva uramuki ikiganiro ngishoje hagaze ijye kubitwa n'abatinganya tu mwizera rya Yesu